Abashu mupo nyonyo, mupo titi, kama mupo ziwa, mumeze fresh. Anyways, nizere ko mumeze neza, aho muri hose hagiye hatandukanye. Bo, muze hano. Njyewe ntago nkunda ibintu by'intuzenya, bajya bavuga ngo findi jyana na sararoga cyangwa iki. Njyewe bajya bavuga ngo urwishigishe yararusoma. Njyewe ndashaka muze hano munyiya in the room ako kan Cyprien. Mbo hanyuma rero abantu birirwa bafata amantuze bari codinga ngo bagiye gupostinga ku ma YouTube channel yabo. Iyi live natwe tuyishira kuri YouTube channel yacu yabashu gomba kujyaho live. Yes, sasa ubushize muze hano. No, wait. Nayindi gupininga nimero. Ese ko mutanyifuriza isabukuru nziza? Janine sheri wangu umva ndi muri pre-birthday. Utazi kimuhatsareba amabya yasigitsure. Urakoze cyane hot chocolate. Sasa ikintu kinzanye hano nje kwiyamaya. Mureke mbabwire nta hantu mpuriye n'uriya mugore wagiye gukora akazi muri Dubai. Uburaya bukanga akirwaza kwirirwa yasamye kuri social media atera abantu ikirungurira gusa. Uwo mugore ngo ni Cecile, madam I'm here, ndafightinga nawe mpaka. Ntago ngiye uzajya ushyira muri ako kayozo kawe kakunaniye, wananiwe n'amaguru unanirwa n'ibiki. Turumvikana, ndakwiyamye munyiyamiriri ya ndaya uti wa mugore we Djihad arakwemye waje gukora uburaya hano kuri social media. Waraje hano ego ndabona ngiye kubanza kuvuga ngo thank you so much ku bantu muri kunyifuriza isabukuru nziza. Thank you. Ariko munyifuriza isabukuru nziza munashyiraho n'amagifti hano. Mushyiraho n'amagifti hano kuri iyi nimero. Joseline mushyiraho n'amagifti hano kuri iyi nimero. Oya rekana ntakwerekana n'imbeshu nabonye yatangiye kunyiha. Ye mumubwire muti Djihad rero wagize gute? Njyewe ego ko aricara agakangura intare iraryamye iri muri anniversaire. Gende muri show n'abashu banje, wowe ukanzanira ibintu by'ubumaraya bwawe. Gende muri birthday ndashyushye ndi kwakira ama world limit ya birthday, ndi kwakira ama world limit ya anniversaire, ndi kwakira ama gifts atandukanye. Abantu mudakurikirana koko status zanjye kuri nuze mumeze ubu ndi mu munyenga w'urukundo, kuko njyewe ndi umushu w'abashu, ndi Djihad, ndi umwana w'abantu. Njyewe rero yanyobeyeho, reka mbanze muzibye. Bajya bavuga ngo tera rubona ubona ishyano. Mumubwire muti watereye kutazi. Arashaka gukira. Nudatinyuka ukajya hariya ngo kwasabe ukajya kumvuga, ukajya gushyira ijwi ryanjye muri ako kayozo kawe. Sha nzabatumbagizanya wowe na nyiri ikiganiro. Nzabatumbagizanya. Ntukanzanire ubwo bugoryi bwawe. Njye uricara ukaza kuza kuzanaho ibintu by'uburofa nkande. Wagiye muri Oman gukora akazi birakunanira. Uburaya nibwo wahisemo, nabwo buragushobera. Hanyuma uragira ngo nkukorere iki? Ni wowe waje uriyanika. Okay, hano mfite amajwi yawe madam. Mfite ibintu byinshi, genda wicara utuze utegereze kubyara inda baguteye uyibyare cyangwa uyikuremo, kuko n'uburi ntiwakuyemo nkeya. Twamenye yuko wakuyemo inda 3. Nimunkangure uhita ugenda. Si wagiye kuvuga ku Isimbi TV ngo bene wanyu ngo ntago bagira gute, ngo mureke yambeshu. Ntago nyireka jewe yaje kumbeshu ya original. Mumubwire muti waje kumbeshu ya original. Asoni agatinyuka kanzanaho ibintu by'ubugoryi nka buriya. Kumva ari gufata, urafata passport nyirankara gataje cucu ruganzu. Wibwira yuko ari uzi immigration wenyine. Ni wowe uzi kuri immigration wenyine. Ni wowe uzi ahantu bafatira passport wenyine. Ngo ugiye kujya muri Amerika gwanzira. Ubundi nkure muri ako kayozo kwawe. Ubundi ubanduzanire
mwambara imikenyero muze hano ubundi ugenda unzanire abantu umuntu yavuze ngo Djihad ngo bamuhaye amafaranga ngo bakorera ngo muri Oman ngo kugira ngo bagusebye si wowe wisebeje wanda yawe jewe nari nkuzi si wowe wisebeje so wagiye kwishyira ku karubanda reka nkwanike jewe ndakuvuguta ndakubwiye ngo ndakuvuguta ngo uri minsi sinabonye urerembura nk'ihene yari imyumbati sinabonye uhekenya nk'intuze wampacawe sinabonye ukanura urerembura jewe reka rero nkubwire mada mbabarira ntuntere stress nkaza kukwanika ibintu byawe byose ndabifite njyewe ndi FBI w'imihanda ndi umuntu ushakisha amakuru A a Z hahandi ushobora no gusa ayiwe madam mbabarira ntaza kukumesa mbabarira ntakumesa nkakuvuruguta yo shushu mbabarira vrema mu bantu ugomba kuzanaho amatiku wowe wa mugore uri nyirakazi hamagara kuko iyo uje kwishinza kuri Djihad ndagutumbagiza ntushaka hiti John Coupe hiti we nyirankaragata maraya ya koko matako ya nkoko wowe urerembura nk'imbuzi reka bahereza ibimenyetso bikwereka kuri ya mukobwa ari iraya wait and see banza wumve hano eye mubanze mwumve hano ukuntu umwana w'umukobwa akora ubura madam mfite amajwi yawe menshi tonde ntaza kukwanika ugasebera muri iyi mihanda ngo wagiye ku Isimbi TV uzinde kugenda uvuge ngo Djihad yakuvuze kandi ari we wishyize hanze ntago ibintu by'ama passport yawe ari gihe wagiye kwifata ntago ujya kujya mundi gushingisha muri Oman wambeshuwe wigeze umbwira ngo ugiyeyo wigeze ujya ku Isimbi TV ngo uvuge ngo uraje wowe urinduza kunzana ngo Djihad ngo barakwishyuye ngo dore passport ngiye muri Amerika tukwereka ama passport y'abantu bari hano bafitemo n'amaviza arenze yawe kumva ngo wagiye ngo muri Oman n'akazi kakujyanye kakunanira ukirirwa mu buraya wazengurukaga izo za Mact ni passport ni biki bya bindi bya mu mujyi wanyu umukobwa kaza kashingaho mada mwigize ba nyirabutisiga buretse wumve ino ndaye mutega amatwi wow babe Hey, mwama byimwe wamubyutse mushyukurisha umuntu we ndapfuye. Umwana w'umukobwa washyukwaga agashyukwa ndende ubundi wari kujyana buno buraya muri Oman ugakora iki wambeshuwe washyukwaga ugashyukwa ndende ubundi muri Oman bakubwiye yuko wagombaga kujya gushyukwayo mwujyana ibyo mishyukwa iyi mbeshu nitanyitondera ndayimanika mada turaza guhangana wagiye gushinga kuri Djihad ntago nzi njyewe Djihad nzi gice mu bantu uzajya ujya kumenyera uzamenyera amabere ya nyoko gicucu ruganzu cyangwa nawe wimenyere wandaya we yimbeshu gusa wow babe singiye imbeshu Hey, mwama byimwe wamubyutse mushyukurisha umuntu we ndapfuye. Mukitega amatwi. Nzatwita nimba ari ibyo nitahire. Umva kumuhoro. Umva yaravuze ngo azatwita ngo nimba ari ibyo azitahire. Nikubwe we yavuze. Icyo akuyemo se Gere cyangwa utuze ngo kuri iyo mihuro madam mfite ibintu byawe byinshi yebaba we madam ubwo funga ko kayozo kawe funga iyo toilette yawe waninyowe kuko je Djihad yewe we mada wabuzi Djihad ushyanukaho cyanga je ntago nzi wabuzi Djihad uri gushyanukaho mva ku muhoro nzatwita nimba ari ibyo nitahire mva ku muhoro mutega amatwi ubwe yarivugiye abwira abagenzi be ngo kumuhura azatwita ngo nimba ari ibyo yitahire kuko yumvise ko iturufu yo kutwita ari uguhita utaha waragiye uratambikiza wirengagiza akazi kakujyanye ugenda wirirwa utambikiza
nkuko watambikizaga hano i Kigali hano mfite ama voice note ngo yarafite n'umuhungu muswera ngo ari no mu mihango wandayawe y'agatadowa ntago ndakwanika yehehe mva ku muhoro nzatwira nimba ari ibyo nitahira mva ku muhoro mwana ubundi nubwo twita ariko mwese mana wese wabwahagira n'ubujyana hewe ntarabo yakwica ndagace aha yaravuze ngo kumuhora azatwita ngo nimba ari ibyo yitahire arangije ngo subundi yayitwata ayijyana he ngo umwarabu yakwica ikintu gitumye mushyira ubusanari bwamushyire hanze nta zeru ku 10 iri mu bintu bye mfite byose ngomba gushyira hanze mfite amavideo yawe bari kumuswera mfite ibintu byose nuko ngiye buriya ngira ubupfura uretse Djihad ntabwo mfite umushyukwe pe muri iyi minsi ntabwo mfite gushyukwa oya nirwaniye mu nda reka ntabwo nshaka gushyukwa sinakwikinisha sinakwinyaza oya indaya yinyaza indaya yikinisha ubu buraya wabujyana Dubai kuko nunuze muri Oman ugakora wakwirirwa ucuruza gatuba gutyo ugakora waninyowe njyewe bantu uzibuze kuza kumenyera ninde hano uyu mugore uponyonyo reka nze nguhereza ibyawe sasa oya izina ry'Imana ntabwo mfite umushyukwe pe muri iyi minsi ntabwo mfite gushyukwa oya nirwaniye mu nda reka ntabwo nshaka gushyukwa sinakwikinisha sinakwinyaza ngo ntiyakwinyaza urumva ni indaya ya urumva ni indaya wa mukobwa reka nkubwire rero ufite uburaya na nyirakaraya wandaya we yakatado wa buje wanjajwa we urumva uburaya ufite ubwo bari kubado Oman wari kwishobora n'iyi mishyi uko ufite ngo sinakwinyaza ngo sinakwiswera ngo sinakwigira gute urakanywa yo oya izina ry'Imana ntabwo mfite umushyukwe pe muri iyi minsi ntabwo mfite gushyukwa oya nirwaniye mu nda reka ntabwo nshaka gushyukwa sinakwikinisha sinakwinyaza oya ahubwo ngiye kuri Facebook nsanga bya bigabo by'ibintoza hariya muri India by'ibihinde bari biraya mbona yohereje kino kintu wallahi ego kukumbure se oya abikoze neza ntago yavunika na za karoti ariko shabitera uburwayi vraiment ndi mu Rwanda narabikoraga yes mfite umusheri ndongora bwo ndi mu mihango biraryoha ubushyuka umuntu aba yikoreye mvira ngo ari mu Rwanda ngo baramurongoraga ari mu umukobwa baswera bakanamuswera ari mu mihango singuye ni uri kubyishyirira hanze mureke mbabwira wigiza gateba yorivu wa mugore we naraguhereje ndakwihorera kubera ko nari nakubashye kuko nabonye nta kibazo cyawe ariko wazanye ibintu byo kushyanukaho nono akantu ko kushyanukaho ntibibamo nta muntu ujye umenyera kuko washanutse wandaye yagatado ari mbari nge bibaho iyo nenda kujya mu mihango cyane ndakwiva oya izina ry'Imana ntabwo mfite umushyukwe pe muri iyi minsi ntabwo mfite gushyukwa oya nguyu tomasho ego nagufata ku ngufu we sex mu mihango iraryoha ariko abagabo ntabwo babikunda naho kukumbure cyangwa ibikaroti nta nubwo winyaza kireka gucumita gusa ariko intoki imishini urayikubita ukayinyeganyeza ukayisasanura noneho mimi nazarumirwa none sumba murashaka ikindi mbabwira ari igiki singuyu mbasubiriremo ndi mu Rwanda narabikoraga yes mfite umusheri ndongora bwo ndi mu mihango biraryoha ubushyuka umuntu aba yikoreye kireka nimba ari nge bibaho iyo nenda kujya mu mihango cyane ndakwivamo bamfite umushyukwe ego nagufata ku ngufu we sex mu mihango iraryoha ariko abagabo ntabwo babikunda naho kukumbure cyangwa ibikaroti nta nubwo winyaza kireka gucumita gusa ariko intoki imishini urayikubita ukayinyeganyeza ukayisasanura noneho mimi nazarumirwa ngaho rero nimumbwire ngo nzamakobwa zijya kwicara kuri Simbi TV zigatangira zikavuga ngo barazihohotera ahubwo se urumva madare reka nkubwire ufite uburaya bunajagaraye ukwiye no gusengerwa ibise n'ingiye bimufashe dore rero impamvu yatumye nzana uno mukobwa kamushyira hanze ku buryo agiye no kumirwa
iyi ni pasiporo ye. Wait. Iyi ni pasipoti ye. Muri kuyireba neza, niwe wayifasha ari kuratira bene wabo. Yarangiza ngo Djihad ngo agiye kujya muri Amerika, yarangiza ngo Djihad ngo yaramuvuze ngo bamwishyuye amafaranga. Reka mbashyiremo ijwi. Wandaya we mu bantu uzajya ushaka kumenyera sindimo. Birashira. Ndabakunda cyane cyane. Njye ndabakunda cyane abashu. Sibyo? Ibaza ariko kwishyura Djihad. Udufaranga mwavunikiye ngakunda se by'umuntu. Cyakora mufite ubwenge buke cyane cyane cyane. Bye bye. Mwamwumvise? Reka mbabwize ukuri. Mubwire iriya njajwa iriya ndaya ya gatado wa muti Djihad mu bantu ugerageza kuzamu. Ayi. Mada nakwanika giye nkavuguta nkanika nkariya nkaza nkakiraho udupesi. Watinda makoni nkakogera gute? Uburaya bwa ufite. Aya majwi mwumvise se mfite ibintu bye byinshi n'ama video ye. Ariko kubera ko je ndi imfura ntago nagira gute. Ariko urakomeza kunzanaho umunwa wawe. Wananiwe kwicara ngo ukore, unanirwa no gucuruza igituba Oman. Ukomeza kuza kujagaraza abantu. Ntimushaka se? Njyewe narakubwiye ngo banyita bajya uzabwira umuntu ngo sakwe soma terera rubona ubona ishyano uburiri bw'umwami niko bavuga. Baravuga ngo terera rubona ubona ishyano kuzana akasajya katori nakasajya kuri Djihad. Madamu wa mukecuru uratwite, genda utuze ubyare neza. Wandaya we yagatadowa. Abantu bari kumbwira ngo nimbasubirize bayo majwi. Listen, mutega amatwi mwumva witwa Cecile. Ngo yitwa Cecile. Madame ntuzaze kunyoberaho kuko njyewe urindaya pe. Mumfashe kumenya gusasanura icyo bivuga ngo no gusasanura imishino mama wanje. Numbaza ibyo yasasanuraga. Mada waraciye uragwiza nza ahubwo nzitegereza neza video banyegereje ndebe ko nta kibazo yagize. Mwumve. Umva. Wow, babe. Umva. Umukobwa wiskwera. Umva. Umva he. Mama byumwe bamubyutse mushyukurisha umuntu we. Ndapfuye. Mva kumuhura nzatwita nimba ari ibyo nitaye. Yaravuze ngo kumuhura azatwita. Madanda mfite amakuru yebaba we. Madam mfite amakuru wowe nanakuvuze nagutwara ukwezi kose kunarenga paka umwaka. Uraza rero gukomeza ndagukoma. Wayobeye kwa Djihad sheri. Iwanjye baraza bakabanza bakabaza. Icyo utazi urabaza. Uyu muntu arashyanuka mwababyeyi mwe mbabwire. Ubu rero uyungu umugabo azamugwa hagenda ashyire mu mago. Indaya mbi yagatadowa. Ngo nugusasanura imishinora ariko mada ufite na minini. Mva kumuhura nzatwita nimba ari ibyo nitahira. Mva kumuhura mwana. Ubundi nubwo twita ariko mwese mana wese wabwahagira n'ubujyana hewe arabo yakweca ndagace. Ko yari izina ry'Imana ntabwo mfite umushyukwe pe. Muri iyi minsi ntabwo mfite gushyukwa. Oya. Nirwaniye mu nda reka ntabwo nshaka gushyukwa, sinakwikinisha sinakwinyaza. Oya. Ahubwo ngiye kuri Facebook nsanga bya bigabo by'ibintoza hariya muri India by'ibihinde bari biraya. Mbona yohereje kino kintu wallahi ego ukumbure se. Oya abikoze neza ntago yavunika na za karoti ako shabitera uburwayi vrema. Umukobwa uzi kwiskweza karoti na kokombure. Ego ngugiye gukora muri Oman. Rwanda narabikoraga. Yes mfite umusheri ndongora bwo ndi mu mihango. Biraryoha ubushyuka umuntu aba yikoreye. Reka nimba ari nge bibaho. Iyo nenda kujya mu mihango cyane nenda kwivamo. Bamfite amashyo ego nagufata ku ngufu we. Ya sex mu mihango iraryoha ariko abagabo ntago babikunda.
nako kombure cyangwa ngo ibikaroti nta nubwo winyaza kireka gucumita gusa bibaze ariko intoki imishini urayikubita ukayinyeganyeza ukayisasanura we cyokora reka nkubwire wapfuye yarihuse mama wawe nimba ukimufite namwirasiga inkingi nta mukobwa afite nyirabukori afite nyirabukobwa reka nkubwire nta mukobwa afite umva nimba ugifite amahirwe ukaba ufite mama wawe niyicara aganire n'abandi babyeyi bagenzi be agira ati mva nanjye nguko nyine nguko uko byagenze dore rero igitumye mushyira hanze amavidewo y'injajwa y'indaya y'imbeshi indaya y'agatadoha umukobwa baswera ari mu mihango abandi iyo bari no mu mihango barabitinya yerekanye pasiporo ye mwumva amagambo yavuze ndakeka mwabonye uw'urukundo Cecile sibyo nkeneye kugaruka aho nahagaruka ariko ntabwo byakunda kuko ngiye kujya muri Amerika abana mwariye nzabazanira iki akosha muvunwa n'ubusa ese mwabaye iki mwicare mutawo mumbabarire base munywa amazi mukube tuwanete za mwarabu birashira ndabakunda cyane njye ndabakunda cyane abashu sibyo ibaze ariko kwishyura Djihad udufaranga mwavunikiye ngakunda se by'umuntu ngo kwishyura Djihad umuntu uri muri Oman waba warampaye amafaranga ngo kugira ngo mvuge kuri injajwa nabizana bipostinge hano cyangwa mu bimuhereze we abipostinge cyangwa bijyane ku isimbi madam rero hano ni mu rukuniro aha bahita ngo iki nyandikira ngo kwa Djihad ni mu rukuniro gira vuba nyandikira ngo kwa Djihad ni mu rukuniro madam uyu mukobwa agenda naramukunze ukuntu atange ni urindaya pe kuko nubundi waje gukora uburaya hano wigeze no kukurongorera hano kuri ntuzenya kuri live kuburindaya byo ntabwo ndibuze kubigarukaho kuko ni ibintu byawe niyo nyine Imana nibyo nyine Imana yakwandikiye kuko nta kundi urumva urangije uraza ujya kusha ibi bintu byawe nari bifite nari narininze kubishyira hanze ariko kumva ngo werekanye passport ngo Djihad ngo yarakuvuze ngo bamuha amafaranga hapa ni mu rukuniro niyandikiye hapa uti hano ni mu rukuniro kwa Djihad mwe mutegereje iki mwicaye hano abantu 300 muri gukora iki hano aka hano ngo ni mu rukuniro ikindi ushaka ni iki ndabakunire andika ngo kwa Djihad ni mu rukuniro uraseka iki Steve umuntu wese uzatekereza guhumeka Djihad azaze hano nzamukunda iyi mihanda mwagiye muyigendera kure koko umva asante sana Aisha kwa Djihad ni mu rukuniro uyu mukobwa mana nyagasani ese mada wambabariye ukabanza ukabaza amakuru yanjye ko jewe nta mutima mubi ngira ariko iyo ushaka kunzanira stani ayi we ndaguhenesha ngukuna nguhenesheje uravuga iyi mihanda sureba ndaguhenesha mama yake na mama auzubillahi nzajya mbakuna ubu se koko ko nta nabantu bigeze bananyohereza amafaranga bari muri Oman mwoka byaramwe ndanarengana nukuri ko Imana uretse ko nta n'impamvu baguhereze screenshot abo muri Oman ni bari Oman ubundi bayizi guhereza uzi posting bavuga uti Djihad twamwejeje amafaranga ABCD mada itonde atavuga yorobetse se si ndaya asoni urandebera no mugoro ukuntu wari warahe njewe uzajya umenyera bari bagenzi bawe
mwahuriyemo hariya mukagenda ukaza kuvuga ibitabapfu by'ubusa ikibereka rero ko uriya mukobwa ibyo yavuze ari ubusa murareba yuko ikintu cyari cyaramujyanye muri Oman ni uburaya abandi bagiye gukora abandi bagiye kugira gute gukora reka numve hano uyu muntu uri abandi bagiye gukora wowe rero reka nkubwire uri n'umusazi ahubwo bagutwara indero bagerageze cyangwa se nimba ari gahunda zawe zo gucuruza umubiri wawe umubiri ni uwawe madayi igituba ni icyawe nanjye ngifite nagicuruza ariko gicuruze neza utanduranya maraya mukubwa maraya ya gatadoa chafuwe upo nyonyo njyewe se nari bwamukome mfite ibintu bye hano mfite telefone ubuhubwo mugire vuba mungurire telefone yo gushyiramo foda iriya ndaye kuko harya uri kwitsamura kuva kushaka urashaka kuvugwa si hit ushaka John Coupe hit da kuko reka nkubwire indaya ni nyinshi tuziranye n'indaya ariko noneho wowe uburaya bwawe buranaciriritse umuntu ari inyaza we indaya gatadoa nabanza agenda tuzabyare madaye si yandi urayikuramo nayo cyangwa urayibyara madaye zawe zirazwi izawe zirazwi halo upanyanya bonjour Ange Diva Chérie ça va umva munyifuriza anniversaire nziza ngende kuko ejo nzajya muri base yanjye ubundi muri base abantu ndabashimira mwakomeje kunyohereza amagifti abantu mwese muri kunyifuriza isabukuru nziza amagifti munyohereza Minnesota uponyonyo baba abantu bose uva ndakubwiye ngo yego ko abantu mwese muzi ko mufite amakuru y'iriya ndaya mungirire vuba mumpereze mbereke ibyo mbakorera ye mada ndashaka kukuma urashaka unataka hiti nema wa kwetu ngo niyigire Sodomu uranaciriritse noneho ariko noneho nimumbwire reka mbabwire mana nyagasani dore ko abagabo mushaka ye baba we ukajya kugwa kururiya mugore wiyorobetse yo muti happy birthday munyifuriza isabukuru nziza ngende thank you so much munyifuriza isabukuru nziza ngende nta shyari mufite mwari mwateye tusonga bugari umva ego ndabizi rwose ko manigram iri bungereho sheri happy birthday mushu ndayafite kuko yarabasebeje rwose iyo ndaya ni yihe nakererewe abaha ibi rero iyi live muraza kuyisanga kuri YouTube y'abashu ndayipostinga madam nabonye uri na mugufu uko uri kafupi ese ko nabonye bimeze nk'umuntu utumuka ivumbi madam tuzahagarara ndebe ukuntu usa mimi banaita kitoko upo nyonyo ndi muremure ndihagije madam reka nkubwire ngira ngo we tunagiye kwiseta wakora nyuma yawe kuko ngira ngo cyabaye imishipiri ngende umushu w'abashu asante sana ku muntu unyohereje urudiri imiti ya base mukomeze mwohereza ama urudiri imiti ya base ayo makaka muri kunyoherereza hano muri chat ntago nyashaka ndashaka 40,040 ni meshi my friend aya ngaya araza happy birthday sheri wacu ibyo ni kafupi ukuntu nari nanamwikundi ariko ari kunzanaho stress ariko ndaza kumukoma ubu rero ikintu nshaka ndashaka kugera kuri bene wabo bose ntabumvisha nimba batanafite WhatsApp
nkajya mwumva uko banyu bene wabo bose nkabageraho kandi ndabikora mu gihe gito cyane. Reka mve muri anniversaire mada ngiye gushira ibikunisho ayiwe nkuzana hakukasima sasa arafu ngukune. Hanyuma abandi muribuka yuko dufite kimishipi muribuka yuko dufite gahunda y'igikorwa cyo gutanga amamituweli muri uyu mwaka. Thank you so much ku bantu batanze amafaranga ya mituweli. Mituweli ni 3,000 buri muntu umuntu uziko yemeye wese amafaranga yo kugurira abantu mituweli. Abatishoboye abashu turifite gahunda yo kugura abantu amamituweli. Hanyuma mu kohereza amafaranga ya mituweli tukajya kwifashiriza abantu. Hanyuma abantu muri Oman mukomere ku muheto, mwagiye gukora mufanye kazi mufanye kazi, buri muntu wese akazarima agakore neza. Nimugenda mukitwara nk'iyi ndaya, reka rero mbabwire nicyo niho hantu hazabananira. Nimugenda mukitwara nk'iyi ndaya numvize, ariko ubundi nimba wari waragiye ufite uyu mushyuko umeze gutya mada, nta kintu na kimwe wageraho. Nimba none se ushyuka gutya urisazi ngo nukuri nzatangira 2. Asante sana, thank you. Hanyuma rero ikindi ndabasaba ikintu kimwe kitagira icya kabiri. Kanze nkubiteho umuntu hano kuri live nawe ngira ngo arashazi. Ntago mwagiye muri Oman kwirirwa mwirongoza amakaroti n'ibiki. Nk'uyu numvise ati mama ngo karoti ngo ziracumita gusa nako kombure ngo ufate intoki ngo ikayisasana, ariko madamu zino gusasanura ariko urinda yawe nge narumiye mu buzima kanizanira abantu live hano. Guess what, umuntu arashaka kuvuga iki kankumve. Muzihangane nyine kuko muzi icyo mushaka. Ariko shama njyewe rwose sijya nkuzana live, ariko uba uhora igihe cyose wanywe. Allo Aisha njyewe rwose uriya mugore mumugira inama, mubwire muti nimba ufite ubwenge buzima oya reka nze mpuguke mu bya anniversaire. Ayawe ye ngo nugusasanura wewe mukobwa wowe shama ndagushyiraho hano mbwira iki kuko shaba rwose anaenda. Letitia ngwino. Abantu muri Oman mukore, ntago mwagiye kurera amaboko, ntago barabubaza mwagiye ngo babaheke, banyoko barabahetse. Mufanye kazi murekane n'indaya nkazi nyingi. Hello. Yes, please, madam. Una uri muri Oman Iko Oman nta internet yo sheri nta internet ufite ariko this wowe ntabwo uri mu bakire. Ariko bana mbega ma internet cyadu mushunda gukunda rekana n'imbwa kazi ngewe ndisawe. Asante sa. Oui. Sheri mama saka mbona muri Oman byanze. Amarezo. Yewe ubushyuhe bwa gushaka kokombure ngo nintuze ngo na karoti ngo ziracumita ngo intoki zirasasanura, ariko yamina ngo na karoti ngo n'ibishino tukayisa. Ewe aturangiye umuti ateye iseseme uriya mukobwa.
arakabije. umva Oman hejuru cyane ahubwo. Oman hejuru da. Oman hejuru ukuntu ishyushye. Fo imbere cyane. Yego. Kijyo muri Oman ibyatsi. Yego. Ni hatari. Mana we. None se wowe kutari kuvuga? Icara. Kabanza nicare. Nicaye nandi mo ndakurikirana rwose uwo mukobwa ntamva. Hanze ubonyonyo. Numi wahubwo. Amajwi noneho byose umenya umuceri hasi kabisa. Ariko nikomeze. Ngewe utangiye kunza kunyigiraho jori duteye. Aha. N'abandi nkawe bose bumvireho babonereho bareke gusebya abantu. Nta hantu hataba abantu babi, nta n'ahantu hataba abantu beza. Rero bareke gusebya abantu no gusa ntitwirwa tubona abo bicanye abagore bisha abagore n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikindi nyine n'abagabo b'indaya se mu Rwanda ntibahaba se ntibafungwa kubera gufata abana ku ngufu n'ibiki. Nta hantu kandi iyo ugize agatebo muri Oman uyora ivu. Iyo ushatse nyine amafaranga avuye n'ubundi sibirirwa batoroka se buri munsi barabibona nyine ibyo baba bashaka barabibona. Buriya nawe wasanga ari no mu batorotse ahubwo yari yaratorotse bakava mu makontra bakurikiye amafaranga bashaka gukorera mu makontra n'ibiki. Ubwo rero iyo udashaka gukorera muri kontra ukajya gukurikirana amafaranga menshi byanga bikunze nta muntu wese watorotse ukora akazi keza. Abantu bose batorotse bakora uburaya, ariko bitavuze ko abantu bose nyine bakora mu mago ngo baba bakora uburaya n'ibiki ni buraya se. Nawe mumubabarire tumubare. Ngewe imbabazi bakwa muganga nakazagira umuntu nzana ibintu by'imikino n'imishipoto. Ayi. None se ubundi ararwa ngo sheri ngo ewe Sara utwika umva ja nzaguhamagara nkwereke Miami sure. Ego ko uponyonyo. Noneho ukaza kuyobora kuri genda rume maze nanjye madamu nanjye ubwanjye nditinya. Umushu yo uponyonyo. Hey, ndaya yatangiye kumumeka manda shaka kuyibukoza. Anyway, happy birthday. Takiju. Nakwemereye ikanzu nziza. Ubundi ndi kukubaza nka message nakohereje wayibonye cyangwa kuba wayibonye? Cyari ntayo nabonye ndi ndashagaraye pe umva none se ngo bimeze bite shu? Umva noneho urankosoye. Cyakubona n'inda yijyayo. Oya ntabwo ndayiha ubu ni yego. Oya umva noneho. Umva nkubwire ndashaka no kuzakora live noneho nkaguha noneho mfite ama video 15 bebe. Urakoze. Bebe asante. Uyampe nyandike mata. Ego Minnesota. Urumva mashyashya. Murabona noneho yo Minnesota shanga. Murabona Minnesota. Uyu Minnesota kwakeye. Uyu. Uponyonyo. Aya. Uyu.
ibyanjye Urumva, nawe G? turabizi niga none ndashaka kuzaza live apana audio tukayaba hano no bakamwirebera neza face to face amaso ku maso nta atazanavuga ngo ntago ari njyewe none ayo mfite aragaragara neza uyampano nkwereke icyo ngukorera umva hanya washaka na bene wabo ndaguhana nimero ya nyina n'umugabo we batandukanye umva bari urakoze ubimpe ndashaka kohereza mama y'umubwire mama hanura umwana wawe urakoze ubimpe ndashaka ubwo sheri buriya gihe niko nkora nzasura mama we cyangwa mwohereze cyangwa mbimwe umva G uriya mu baby yashatse kutwiteza reka noneho tumwereke iyo ushaka kwiteza Djihad baba hanyuma se twebwe turoroshye niko twebwe na baretitsia nabande turoroshye akuze umuntu ujya gusebya abantu man yaguze ikibanza akuye muri Oman arangije ageze mu Rwanda abona atashye ntayo kucyubaka afite ati nkajya kwa Sabi yeba ngo bamuha amafaranga yo kubaka ikibanza ubwo niriya ndatwite arashaka nayo kuyikuramo kuko ntayo yabyara ariko murafitinda umuntu wakuriye inda eshatu muri Oman urumva iyo mu Rwanda yo yamunanira yanayikuzamo karoti na kokombure ariko noneho gusasanura muri Oman yakuyemo 3 ariko noneho akantu ko gusasanura ko kanyishe we nawe kabaye nk'agasenda baboye ndashaka yuko umbwira nimero zawe nkazipininga hano abantu bashaka ko ukora groupe y'abantu bari aho ngaho mukazajya mubakorera ubuvugizi ukora iyo groupe groupe nayikoze bebe ahubwo naringiye kukunagamo mu kanya mpita nkubona live groupe nayikoze tumaze kuba 50 unage umva reka nze mbwira nimero zawe nyandike nzipininge hano reka zirebe sha bakita gateranya cy'abanyarwanda Rose Janine sheri wanje umva plus plus 96 79 88 6 na none no plus 9 8 plus 9 6 8 79 azanditse aho ngaho akazipinga 88 02 64 abantu bose bari muri Oman abari mu Rwanda abari mu bihugu bitandukanye bashaka kumenya amakuru yo muri Oman baze tujye muri iyo groupe tujye tuganira abasaza bagira ibibazo baze muri iyo groupe tubafashe tujye dutumiramo abayobozi ribu abapolisi abantu bose u Rwanda rwose rutumenya ko turi Oman kandi dushoboye abo baza kubeshya bajya babura n'inzira baza kubesheramo babona ko duhari dusabe embassy ze hano ababandi baca mu bihuru babazana tujye duca kure airport turi fieri yaho tugiye ni dutaha abantu baze kutwakira nk'abantu bavuye hehe se ako nje biranamba basukuye gusanga umva kubwire cya kintu kimbabaza ndebera ko nimero yawe ari iyo sheri ndebera ko nimero yawe ari iyo ngiyo ubundi dukomeze bahite bayifata screenshot nkumishe hiyange ya urudi limit ni okay ni ngiyi ni umva ja fata screenshot icyongereza twakize muri Sarayeda tuba tugomba kucyandika Minnesota umwera uyu mubyeyi ijambo ego cya Minnesota reka vuga akantu kamwe mitema Minnesota nje ikintu kimbabaza ukuntu baba badutesheje agaciro ireyari rivunje 3,000 rikubye $3 ari twe dufite amafaranga bakadufata nk'imbwa umva tujye tugera mu Rwanda tujye dukora groupe y'abantu bavuye muri Oman dukora ikintu cya danger tubemeze ubundi byo birwa bivugisha aho ngaho bazumirwe okay Minnesota welcome $1 naryo ryaragowe
Anyway, jewe nago nje mu matiku ni kwisabato nje kubwira umushu w'abashu my brother happy birthday sweetheart. Thank you, pre-birthday kukiri kuwa mbere. Imyaka myinshi yo kubaho, Kandi ikongerera thank you for uburame. gifting. Amina. So ndagukunda n'abandi bose ndakeka bari hano baragukunda Djihad, ugire anniversaire nziza, rekana n'indaya zo muri Oman nimba zabuze ibyo zikora, rekana nazo. So urashaka kurangiza umwaka wawe urwana n'indaya zo muri Oman. Reka mve muri anniversaire nze nshaka nyina. Ndashaka nyina muganire mu byinshi by'umukobwa. Minnesota uganiriye nabi. Ntabwo ari indaya zo muri Oman. Nibyo turi kubona sheri. None se tuvuge ko ari za Amerika cyangwa tuvuge ko ari za Canada, nizo muri Oman. Ariko ntabwo ari indaya zo muri Oman, ni umuntu umwe, ntabwo ari indaya zose. Ntabwo bari muri Oman twese turi indaya. Bose sheri. Ubwo se namwe muri Amerika, nihasaza haba ikintu mwese tujya tukibitirira. Ngo umukobwa bumwe agatukisha bose, gusa icyiza nuko mwakugurutse namwe mukivugira. Ayo magifta ngere mufate screenshot, reka nshyiraho iya mobile man. Mufate screenshot mwandikire n'umugore abashyire muri group. It was a joke, ndimanda joking guys, gusa nge ntabwo nshaka kwinjira muri izo details. Ndashaka kwifuriza happy birthday Djihad, Imana ikurinde, kongerera ubuzima, uburame, iguha ibyo wifuza mu buzima bwose. Ndagukunda, nicyo cyari kinzanye. Naho ibyo muri Oman nge nta comment mbifiteho kabisa. No comment. Thank you so much, Janine. Love. Yeah. Nagasana konje kandi aguhumugisha. Thank you so much. Yeah. Akoka. Djihad, duzaze mu kiganiro Monday kuri B+. Reka ntago nyikora kuri B+. Umva mana nyagasani. Shu. Upo nyonyo. Yola. Nipo nyonyo. Asante sana ku muntu uhereje urudi limit ya base. Ako ja. Nyonyo. Ayo mafaranga uzayamaze iki? Sheri nzayasohokamo. Ego ja erega jewe ndi umushi w'abashusheri, genda umuntu w'abantu. Buri munota ko kuwa limit. Urudi limit. Warudi limit zose za anniversary zose nzaziposting. Twese tudafiteho limit tuzabigira dutera. Ni mwihangane namwe tuzajya tuboherereza nitujya muri Amerika. Ukuntu bakubeshye yanda igiye kujya muri Amerika. Shabura wasanga hari umuzungu wasanga amafaranga. Buriya ja uzi ikintu natekereje kivuga muri Amerika, uzi ikintu natekereje, navuze nibura hari umuzungu wabonye utu tuvideo twiwe mfite itavuga ati uyu muntu hari imbwa yanjye mfite ishaka umugore, ndabona uyu muntu yagashobora. Kuko nta muzungu wamwiteza uriya. Ngo mukorera menshi ngo abashu ko rubundi hashyeko. Umva arangije kwiha ngo twagwaye amafaranga. Ako wagiye umwereka na chat zacu kuntu twavuganye ari n'ubwa mbere tukubwira ati dufashe. Wagiye nazo zizakaza kubitaho. Kugira ngo n'abanyarwanda babone ukuri. Yewe ntago ari byo oya ntago indaya nkaziriya ndazireka zikamoka. Ndashaka gushaka mama we munyohereze nimero zanyina. Nimbe mubyeyi nturaho mama sese. Uyu mubyeyi ko nimero zanyina senzi koherereze nanone ukiri mu kiganiro nkwereke ukuntu wowe uzime muri ni box urebe ukuntu nzajya kusura nyina nkamuyagira nkamwereka iby'umukobwa we. Umva mada urashaka guhangana na Djihad. Kandi icyo kiganiro uzagicishe kuri nuzenye yawe tukibone. Wagiye kwa mama wa Cecile ku Kamonyi. Yego nzajya kumureba munsi ya voice note, ntabwo nzamushyiraho kamera, nzamubwira ni mada ni mama Cecile ntigira hino nkwereke ntiwumve iby'umukobwa wawe yikora. Nzabana naguha nari ama video yose nayo uzayajyane. Ayo ma video ndayakeneye n'ukugenda nkayamushyira nkayamukubita imbere. Nizo kibazo umukobwa we. Mbega nuko mwereka graduation y'umukobwa we. Jewe Djihad. Madanza gusuta. Abantu banyandikira telefone yanjye iruzuye. Abantu banyandikira babe baje muri groupe please. Bakunye uhita ubashyiramo muri groupe.
nanjye kandi uzashyiremo nimva muri anniversaire ndabatamo kandi n'abantu bose wanyemerereye bazaza badufasha ibintu byose urabizi urabyibuka tugomba kwivugira kandi ikindi kintu nsaba abantu bari muri Oman sibyo hari abana ababyeyi babo cyangwa inshuti abavandimwe babo n'ibigano nka biriya bagahahamuka nabo babazane muri groupe muzana ababyeyi muzana inshuti muzana abavandimwe mubazane muri groupe bajya babona ko Oman tumeze neza ngo ibyo ntituzabizanemo uyu mukobwa ndashaka kumuha agatsopo nkamwereka yuko agiye gushinga kuri Djihad ni ndofite ibyo ntibazabizanemo oya ako jareka nkubwire uriya mukobwa impamvu umuntu agomba kumukorera agashyi ukajya no kureba mama we nkaguhana nimero zukajyayo ni ukugira ngo umva nkubwire kandi n'uburyo nanjye uzampamagare mvugane n'umubyeyi mubwire ni njyewe ndi muri Oman nk'ubuhamya uzampamagare mvugane n'umubyeyi we nanamubwira ibintu yakoraga urumva kuko ashaka yarageze iwabo akagenda akabeshya ati ngo ibiki n'ibiki mama wazumva ukuri ahubwo ubonye wari kuzasanga nk'umuryango wateranye ariko uri mu biki aze gushakire n'iz'abatantine n'iz'abatonto n'iz'abakazi ni umva ubishaka mpereza ndashaka ubundi umva cyo kuzashaja uramvuga uretse ko hari umuntu wambwiye hari umushuti wanjye wambwiye ati uriya ntajya seba ibyo bamukorera byose ntajya seba nta kibazo nagume hamwe mwandikira uyu muntu umukobwa yongera seke niyo sho mwandikira uyu muntu uri kuri live mwandikira ngo iki bakwandikire wowe uri kuri live ubashyire muri iyo groupe y'abadiaspora banyandikire abatabonye nimero banyandikire kuri IG ni umutoni n'ubundi ni umutoni Saria banyandikire mbashyiremo mujye muza mwirire sho murebe ukuntu Oman tubayeho ibyo bababeshye byose ku buryo bazaza batanga ibigano mukajya mugakomanta ati murabeshya tukabavugiriza induru ubundi bakajya baza bakora uburaya bwabana n'abagataha bagaceceka bakareka kujya kutubeshyera ko twe twaje gukora akazi twakuye amaboko mu mufuka nabo bazaze bakura amaboko mu mufuka bareke kuza gukora uburaya polisi nizafata nizibatahisha ngo mani ngo byagenze gutya oya ntibakajye batwitwaza bajye batubabara niba bakeneye gukora uburaya bajya ahandi ahangaha nta buraya buhaba ntugora wipfutse mu maso ibyo by'uburaya rero baba bavanye i Kigali reka baza abana baretse uburaya bakaza gukoresha amaboko yabo murandikira uyu mukobwa arabashyiramo hi baby girl hi ariko se abantu bari muri Oman na internet uwo udafite internet se shana ukuntu baduha wifi z'ubuntu oya widusebye mbabarira none se ni ndebera Julia ngo indayiragowe Julia we umva amavideo ndayabatamo ubu none nanjye nta mikino uyabatemo ndayabatamo kanze nyate muri groupe amavideo yose ari kwikinisha nizo kukombure ndazifite na karoti nanjye ubabarira ubintemo wowe ndabanza bigutemo uzanze ubishyira umukecuru ari we umukecuru ntuzabimwereke Djihad ndakwinginze ndabimwereka umwana mubatukisha umubyeyi shawo ya Djihad mbabarira umukecuru yahita arwara igihumure wabaye yawe umugore yashatse kumenya ariko bite byawe shawo ya Djihad mva kuko ntago nkakwemereye ko kwereka umukecuru kuko video mfite uzeretse umukecuru yasara Djihad uriya mugore yashatse kumenyera arongera kurenga umurongo gato ndamunyererana umva nkubwire mbabarira zira video ntuzazereke mama we mbabarira kuko yahita ajya mu bitaro ni graduation y'umukobwa we
ni graduation y'umukobwa basi uzagenda umubwiza umunwa umumpe sibyo umumpe nge mbwire nk'umuntu w'umubyeyi mugenzi wanjye ariko ntuzamwerekeze iriya video please kuko nawe ni inziguha ibyo uri kwivugisha ntabwo uzazerekana isoni zizakwica njyewe ninde wakubwiye ko ngira isoni gira isoni wenyine riri pupe love how are you riri pupe mama champagne munyandikiremo hano ngo mama champagne ngoho ya please mumbabarire mubyeyi ntiyamutumye ingura umuntu wanditse gutyo ninde ari hehe umurebe ariho umuntu wabyanditse uwo muntu wabyanditse ariko nzamuhire yari we yari he ariko iryo re yari baritanga bate iryo re yari uzaribona uko baritanga n'umbwira ndi koherere yego umva nzagenda mwereke graduation y'umukobwa we mubwiye n'umubyeyi n'umukobwa we yashatse kumenyera nido uyashaje oya umva reba uyu nguyu ishimwe anje ngo yewe nge nabonye niyo yashyizemo icupa Allahu akbar icupa rihe anje we primus mitsingi oya ntago ariko kaba gapeti ndabizi ngo ni gram mitsingi ariko ubundi gihe yasambaniraga hano kuri live yari muri Oman cyangwa yari ari mu Rwanda sha ngeyo ahubwo ngeyo izo mfite nizo yifataga oya yaje koherereza abagabo yaje hano kuri live bari kumuswera ibyo byo ntubitekerezeho ako kantu ko kuba umubyeyi arenze umwanya ntago ari keza oya njewe ariko Djihad muvuga muramuzi umva muko ikuriza umva nikisandra ngo ndumva mama wiwe mutabimushiramwo uwo muvyeyi yahita kwigosha yahita apfa n'ukuri tubihisha kumwereka graduation y'umwana we nibibi mubora abantu musabire za mudimba basi tutazabyereka mama we mumbabarira ariko undi mwanya ndumva twabimwereka ariko ngiye mbabariye umuvyeyi ntago mbabariye Samuda we ego ngaho izo se nishuka so uyu w'amashuka ni tapi we Djihad ni tapi uyu ari mu Barabu tayari ni tapi yo mu cyuma Oman hejuru ire yari hejuru icyanze Djihad uzarwariba Jiragira vavu ibyo bintu tubikora igifungo kitaratangira n'gitangira sinzongera kuvuga oya ndashaka kuva muri anniversaire nzajya gufeta anniversaire ku Gisenyi ku ejo ngaruke ku wa kabiri cyangwa ku wa gatatu ku wa gatanu nzamurya show ariko Djihad uranzica ntuntu umva Djihad ku wa gatanu tuzakora igifungo cyashagiyemo ntago nzabijyamo nikiba cyagiyemo ntago umva tuzakoresha noneho tubazanire no live ariko nge kwanza nge ziriya boro ari kwikinisha nyinshi ndashaka kubanza nkoherezamo sabe nk'eshatu ahubwo kambanza nohereze sabe nge kwanza sabe nk'eshatu mubwire nti sabe mbere yo gumura ikiganiro wo muri Oman ujye ubanza umbaze ako kan oya rega bura sabe nawe bamukinza agatambara mu maso oya sabara rengana ariko ngiye kubanza muhereze nk'eshatu nziza za karoti ngiye kumuhiya karoti muhiya kokombure ninayo bitamwa nti sabe dore wa mukobwa wahaye ikiganiro akubeshya ngo yakubise umuntu ibati uretse gato hano hari umuntu witwa Aria 2023 aravuze ngo umushungo nge mfite ikibazo cy'umuntu ukore uri gukora agakubitwa birababaje n'ukuri ari gutotezwa ari hehe mubwiranye ari hehe mutubwira hano ari andikira uyu muntu kuri WhatsApp cyangwa se hano muri inbox ye ubundi uwo muntu mumukorera ubuvugizi nanyandikira
nanyandikire ambwira ahantu atuye avuga ahantu atuye tuzajya dukora Yikinishaga bari kumwe. mufashe nk'abo bantu Yafataga video. hano hari abantu za muda yagiye atuma ndi kubabona ariko ako Imana ishimwe ko muhari iyo muba mudahari nari kubabara mugende mumubwire ko tugiye nibaze kuza bumve akundi Djihad nta kuntu wagenda umva nkugira inama umushu nta kuntu nagushakira nimero ya mama naguhira nimero ya mama za muda nkagushakira n'iyindi nimero nk'iy'umuntu umwe mu muryango mfite nimero ya mama wa Samuda n'iy'umugabo we babyaranye sibyo umva se ubwire banza unyumve ukabwira mama wa Samuda ukambwira mama wa Samuda uti wanshakira abanyamuryango bose mugakora inama ko mbafitiye ubutumwa ubundi ukasajya bose bahari ako kantu uragira ngo bazamutamarize mu isoko ahubwo wonyewe byashoboka ari kuranze ako Djihad sha binashotse umuntu yajya no muri arena yego umuntu akabiprojetinga umva oya reka nkumbye cyo sa Djihad nibyo bajye babona ukuntu baza bakigira abamarayika ari ibirura bira bintu bizahisoma abantu benshi nge n'abamvu mbishyigikiye birahisoma abantu benshi abantu babeshya bavana bakagenda bakabeshya nta muntu uzasubira kujya kuvuga ubusa bajye bagenda bivuga ubwabo bagenda bavuga ati nge rero nagiye muri Omani akazi karananira none mwakabyara mwe narinje kubisabira ubufasha uwo muntu namuha amafaranga Djihad umuntu uzajya ari akavuga gutyo wallahi na groupe yanjye nayibwira nti uyu muntu tumutenye tumubonere na miliyoni kandi twayimuha nje nagiye muri Omani akazi karananira akivuga wenyine ariko akareka kugenda avuga ngo wowe muri Omani badufata nabi yarerere none usanga mwana icupa ko ucipatuye bari mitsingi ngo yirongozaga mitsingi se abo yakwirwamo yashiduka ryamenekeye noneho Djihad ngo yakubise none hari akandi kantu umushiti wanjye yansekeje ati ngo yakubise ngo umuntu ngo ibati ngo yararimo ayozaho imyanda njye nahise nibaza se ko muri Omani nta n'amabati ahaba iryo bati yarikuye i Kigali yaritwaye mu ndege ubwo ni idebe dore ngo bakwandikiye kuri WhatsApp ngo bashyire muri group umva nababonye telefone iraturika ariko nanjye muzaza none muri ntuze muri anniversaire dore bari dore jya unafata n'izi ego ko hano mubashyiremo umva mwese muze abantu mwese mushaka guca amazimwe ni waba uri muri Amerika waba uri muri Canada waba mwese mushaka guca amazimwe muze muri groupe abantu mufite abashuti baba muri Oman muze muri groupe mwese muze mujye mureba umuntu nasaza akavuga ibigambo mujye mu munyomozi ako kantu ngo genda admi Djihad nabwinge kuri Paul ngiye kuva hano ngiye kujya muri show abantu bagiye kumpa show uyu ngo ni Djihad uyu ngo nimba ari nuzayi double five ngo umushu Djihad edeni wamubonye kashi izo tanga y'abakobwa mwe n'utwo mukorera no utwo dukorera bisaba service wo korera ngahe umva bareke bumva sheri reka mbanze mve mu bintu bya anniversaire ejo tuzasenga gato kuko nzaba ndi mu rugendo ndi kujya ku Gisenyi ubundi nge muri show hasi none se uzajya kureba mama wa Samuda ryari ariko watuje ko wowe unyohereze nimero ibindi nzabyikorera reka nzikohereze unakirira yivu rwose kugira ngo ubone ko ngiye mpora ndi serious Djihad kubwire Djihad oya urayinyoherereza Djihad yenda ashaka kuguha nimero z'umugabo
nakoze umugore yarongoraniraga nawe hano muri Oman yasenyeye niwe uzaguha mapu yuzuye ubundi ngirira vuba umpereze ako rero izo nkuru zose ndazishaka uriya mukobwa yashatse ko abaye n'umusitari aha yego ko iyo wageze kwa Djihad sha umva ji imana izandinde imana izakundinde we nahita njya kwa makuza gukora ikinama kuza segera wallahi njye unyihaye gutya sinkubeshye nahita njya kwa makuza niho hafi mana we umva utuntu tugezweho hano umuntu asigaye yohereza agafoto nko muri gurupe ati umva ako gafoto umenye ko twakabitse umunsi uzajya kwa Sabe tuzakazana abashu mwakoze sha ngiye muri shosheri tuzasubira ejo bundi ereka ntitere yangiye kubashira abantu bari kusohokana Djihad genda wenjoyinge inyo z'abantu zitazagutera n'umwaku ako kan Jasha genda wenjoyinge neza asante sheri bye mwakoze cyane sawa bye rero murayisanga kuri YouTube y'abashu bamenyeshe murajya kuyirebaho kuri itijyaho kandi nyine nurangiza ibintu bya bidi uzahita umbwira mitenguta muri groupe ujye utubwira byarayivuye ibiki biganiro ibyaciye ibintu byose ku murongo byose ujye uduhera amakuru ku gihe sawa